Amahoro y'Imana rero nshuti bakunzi ba Kedi Official ndabasuhuje kandi rwose mbaye ikaze muri aya makuru agezweho yo muri iki gitondo cya tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2024. Hanyuma rero nk'ibisanzwe tukaba tugarutse muri studio kugira ngo tubabwire uko biramutse hano hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano itangiye muri urukerera rwose rwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, aho coalition ya FARDC igizwe n'ikitwa Abarundi, igizwe n'ikitwa Sadeke, igizwe n'Abanyarumania, igizwe n'ikitwa Wagner Group tibagiwe na Blackwater ndetse n'izindi takataka zirimo ikitwa Wazalendo babyutse baminca urufaya rw'amabombe muri axe ya Masisi, dore ko ubu tuvugana rwose aho bita Mushaki, aho bita Karuba, aho bita Bunyori naho bita Rumeneti n'uduce rwose turi koherezwamo ikitwa imiripoko yo ku rwego rwo hejuru, dore ko iyitwa FARDC yakoze kuri bya bitwaro bya rubundi isanzwe yifashisha irasaba humye mu baturage mu bice bitandukanye M23 kontrola, aho maginga rwose bakubwira ko kuva ku isaha y'isa 10 za mu gitondo aribwo izi sharing zari zitangiye. Mwabanwe tugiye kuba tugaruka kuri iyi mirwano mu byukuri cyangwa se kuri sharing iri kujya mbere hariya muri ya misozi, dore ko drone ya Kedi Official tugiye kwishyira ku murongo mukiyumvira buryo ki mu byukuri ibintu byifashe hariya rwose tugiye kuba tuyiterekaho mwiyumvire uko situation ihagaze. Ariko nanone muze kunyemera tugaruke muri axe ya Bihambwe ndetse naho bita Gisuma. Ubu tuvugana by'umwihariko hari muri Gisuma naho umuriro watse, aho M23 irimo kwesurana ku buryo bukomeye cyane na coalition ya FARDC, dore ko rwose iyi coalition ifite operation yagiye ayinanira isa naho rwose iri kugerageza ngirwebe mu byukuri ko yabasha kuba hari icyo yakwimarira, dore ko iyo bise ngo ni generalize byaranze, iyo bise ngo ni Revengeance de Leopard nayo byaranze. Muri iki gitondo rwose babyutse batse umuriro, yewe na za Kanyabayonga tuye kuba tusimbukirayo tubabwire uko biramutse. So munyemerere rero rwose mbanze kwanza mpe ikaze mwe mutwumva muri hano mu rw'imisozi igihumbi, mbaye ikaze rwose mu mutumva muri Ibwota Masimbi, ari nako mpa ikaze abatwumva rwose bari hakurya y'amazi magari cyangwa se inyanja ngari, birumvikana bari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Asia no ku yindi migabane igitandukanye, birumvikana muri ibyo bihugu rwose birimo abakunzi bakadasoka ba Kedi Official, rwose mbahaye ikaze. Hanyuma mbere ko rwose dushyira kuri telefone umutaramu drone ya Kedi Official iri hariya mu gace ka Masisi cyangwa se hariya aho bita ngo ni Mushaki, munyemerere mbanze ngaruke kuri aya makuru twaraye tubonye amasaha nimugoroba avuga ko yitwa coalition ya FARDC ya deployinze battalion zigera kurenye muri iki kibaya cya Nyiragongo, n'abasirikare bivuga ko bavuye muri Sud Kivu ubu tuvugana rwose bakaba bamaze kugezwa muri iki kibaya cya Nyiragongo. Rero muramateguza umuriro ushobora kuzaka muri iki kibaya, yuko rwose uzaba ari umuriro witanura cyane ko coalition yakomeje kugenda irundamo ibitwaro bikomakomeye, ni coalition yakomeje kugenda irundamo mu byukuri abasirikare benshi cyane kandi batandukanye, barimo Abazarendu, barimo FDLR, barimo Abarundi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Iki kibaya kirimo uruhumbirajana rw'abasirikari ndetse n'ibikoresho, ngira ngo twagiye tubabwira buryo ki witwa General Mbokani ndetse n'uwitwa Autoproclame ariko ndetse n'uwitwa Colonel Ndanyuzwe wa FDLR bagiye rwose bakoresha inama zige zitandukanye bategura izi ngabo ngo zigiye kwataka M23, aho zimwe mu mbunda za Muzinga bazerekeje ku butaka bw'u Rwanda. Nabaha n'urugero rwose rw'imbunda iri hariya kuri Karagasozi Kamujoga yo mu bwoko bwa Katyusha rwose batunze ku butaka bw'u Rwanda. Ntekereza ko ibizabera muri iki kibaya rwose, iyo tugerageje gusesengura no kureba ibishobora kuzaba bitewe n'ibikoresho ndetse n'abasirikare bari kurundwa muri iki kibaya, ubona ko hazabera umuriro ukomeye cyane. Ku rundi ruhande rwose tubabwire ko muri iki gitondo aribwo umuriro utangiye kwaka hano muri axe ya Mugunga. Mbere ko tugaruka muri zi sharing, ariko nanone amakuru dufite ariko tutari twabona operation uko yakabaye, nayuko ku munsi w'ejo M23 yakoreye ibishitani coalition ya FARDC ikabicamo abagera kuri 200
230, umubare munini cyane. Ntekereza ko mu kanya rwose drone drone ya Kedi Official iraza kuba mu by'ukuri imaze kutugezaho icyitwa ripoti ya risasi na mageruhi y'imirwano yo ku munsi w'ejo yabereye hariya i Kanyabayonga, kuko utaramu drone yanjye rwose hano ndabona irimo neza, rikumbwira utuntu turyoshye cyane, ariko arimo aranyizeza ko saa sita araba ari tayari cyane, aragerageza kujya kuri network atubwira uko biraba bimeze, niyo mpamvu rwose kari gaciyemo. Ariko ku rundi ruhande nari niho mbabwira ko ino axe ya Kanyabayonga nayo iramukemwe imiripuko, nyamara ku munsi w'ejo n'ubundi FARDC barayihanije. FARDC bayikoze munsi na z'amatwi, buriya kugukuramo abasirikare 230 barenga, buriya uba wagayitse wakubititse. Ariko ku rundi ruhande ibi ntabwo bihagije, Kedi Official ngomba kuzana icyitwa full operation cyangwa se operation yuzuye muri rusange. Hanyuma rero munyemerere tugaruke hano muri axe ya Mugunga, niho maginga y'ibintu byakaze cyane, nubwo muri Kanyabayonga naho byakaze, ariko Mugunga ntago bimeze neza mw'abantu mwe, kuko ubu tuvugana mwabonye amavideo n'amaudio ari gusirikira rwose. Coalition yabyukirije amakompara ku birindiro bya M23 cyangwa se mu bice M23 igenzura. Ntago ari birindiro kuko ni ibice igenzura, bitewe nuko aba bagabo nta bushobozi bafite bwo kurasa birindiro bya M23, ahubwo nkuko bisanzwe barasa mu baturage, bakarasa mu bikuyu hariya aho inka ziba ziri kurisha. Ariyo mpamvu mu kanya mushobora ntimuze gutungurwa mubonye amavideo rwose y'inka zahuye n'ibisasu, mubonye amavideo y'ingo z'abaturage zasenyutse, bitewe nuko zambunda twita ngo ni BM baziteretse ahitwa Samsamu. Ngira ngo ni ikigo cya Sadeke kiri kumwe n'icy'Abanyarumaniya. Rwose mwabonye BM yari irimo irasa amakompora mu furirizo, abantu bavuga bati noneho bimeze bite ko aba bagabo ibintu baje gutereka mu baturage bishobora kuza kudukwegera kaga, ari nako na za Rusayo naho barimo bohereza. So gusa ariko tuje muri studio M23 itaratangira kohereza nayo, ariko ku rundi ruhande ntekereza ko M23 itari buze kuba yihanganira aka gasomborotso yashyizweho n'iyi coalition cyangwa se n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo, yo kwisheringa buhumyi no kwica abaturage bari mu bice kontorora, ahubwo nayo ishobora kuza kuba mu by'ukuri iboherereza message mwabanumwe ku buryo bukomeye cyane, kuko amakuru dufite nuko ari za Mushaki n'ubundi haramukiye igihu. Ariyo mpamvu mu by'ukuri kumenya ibyangiritse bigoye cyane, no kumenya mu by'ukuri aho ibi bisasu insisiro biri kwangiriza biragoye, ndetse no kumenya imitungo biri kwangiriza. Ariko ngira ngo mu masaha imbere nk'uko drone yacu iri kubidusezeranya, turaza kuba dufite amakuru yuzuye kuri bisasu FARDC iri kohereza hariya. Ariko aho ruzingiye ni muri Sake ho badivasinze, ndetse na Sadeke ya divasinze. Amakuru y'uyu munsi araza kuba aremereye cyane, ariyo mpamvu tubabwira tuti nyamuneka ni mugumane na Kedi Official, mukora subscribe, munasharinga video zacu, ndetse mukanda like. Hanyuma kandi nyamuneka munibuke gutera inkunga umuyobora Kedi Official kugira ngo izi drone zacu zibone ukuntu zikora akazi moja kwa moja, kugira ngo mu by'ukuri twirinde gutanga ibihuha, nyamara amakuru y'ukuri dufite ubushobozi bwo kuba twayakandagiraho. So rero nuko uko bimeze, munyemerere rwose mpikaze umutaramu rwose uri hariya muri iriya misozi ya za Masisi, atubwire uburyo bihagaze magingaya, dore ko rwose byabaye ari Mushaki indani, nubwo yarasanzwe aturipotingira ari Bihambwe. Ariko rwose nimugoroba ngirana nawe ikiganiro, yambwiraga ati mu gitondo ndaza kukuganirira kuri situation ya Bihambwe. Ni Bihambwe n'ubundi herutse
kuberamo imirwano ku munsi w'ejo masaha ya mu gitondo. Ibihambwe rwose haberemo imirwano ikomeye cyane aho FARDC n'ubundi bayizingiye bayikorera ibyamfura mbi, dore ko bari bijajaye baza kurwana kwataka M23 muri ka gace kazwi ngo ni Paris, plutôt ngo ni mu Bufaransa, ahazwi nko ko mu bikubi byo kwa Nyetsi. Cyakora cyo muraje mwumva gakino M23 yabakoze, kuko mutalamu turamufite kuri telefone, mureke rwose tumwakire abundi aduhe icyitwa idonido. Kuri telefone rero reka twakire umutalamu wacu, ni drone yacu iri hariya muri Masisi, itubwire uko biramutse, dore ko sharing zimeze nabi mw'abantu mwe. Allo. Yes bwana Kedi. Waramutse neza? Waramutse neza. Nizere ko mwe nta kigenda, kuko imijugujugu y'amakompara ya Coalition aho ngaho muri Mushaki ngo bimeze nabi. Rwose bwana Kedi, gwera mu gitondo saa 11 imijugujugu y'amakompara Coalition FARDC kabita yatubyukiye mu dukubita imijugujugu y'amakompara amabiye mu za Gateusha, ntiwareba kabisa bimeze nabi cyane. Aho Mushaki se abaturage bimeze bite? Bahunze bimeze bite? Kwanza tubwire, ntabwo biri kugwa mu baturage? Abaturage rero hano kuko bamenye ko babashengaho cyane, afite ahantu kubisa aho bajya, ariko ku mahirwe y'Imana Nyagasani ntabwo byo kompara biri kugwa mu baturage hano mu masantere, ahubwo biri gutambuka bikajya kugwa aho bita Ibunyori na za Ruvunda, aho mu mafamu y'inka. Nibyo nenda kukubaza, nabo Bunyori nta baturage bahatuye na Ruvunda, ni mu mafamu y'inka? Ari mu mafamu y'inka kabisa. Naheruka gasaho ngaho za Mushaki nta network wayikuye hede, ubundi ngira ngo nimugoroba tuvugana wari wampaye rendezvous ko turakorana ikiganiro tugaruka muri situation y'abihambwe na za Mema na za Gisuma, n'ubundi ariko ntago twe tuzi ko aho ngaho Mushaki biri buze kuba biramuka bimeze gutya. Bimeze bite kwanza muri rusange network noneho mwayibonye? Network rero hano uzikoza ha Mushaki habayeho umunara cyangwa se antene. Ya antene yari yabuze amazitu, ariko M23 yaje kora akantu nk'agakoryo, iri kutamwe ibirungo, kutamwe amazitu niyo yarabaye igikwazo. Network cyangwa kugaragara muri Mushaki mwumva amakompa y'udusharingaho biri kuguca hejuru. Nyabuneka wirinde ntago wabyumva, biragoye ko umuntu yabyumva, biragoye ko bigenda kuntambuka. Hanyuma se M23 tugira gutya dukubitiramo akantu k'amazuti hano, network zimeze neza cyane hano za Mushaki. Ubwo mukanya nanga amakimo gitagiye barakubitana abadukora na antene ya za Bihambwe na za Ngungu na za Rura. M23 iyo bari gusharinga gutya ni iki ibibwira abaturage? Iyo bari gusharinga gutya M23 ni iki bibwira abaturage, nihe message biri gutanga? Ndakumva neza cyane ariko. Allo? Ndakumva muvandi. Allo? Ndabona network rero bakunze ba Kedi official, twariho dushima tuti network yaragarutse, ariko wagira ngo yari mitwumva irakatitse, ariko reka twongere tumugarure. Yes, komeza rwose utubwire uko situation imeze nyuma yuko amakompara byutse ku isaha 11. Abaturage bavuye mu ngo zabo, birumvikana bagiye kugerageza kwihisha, ariko ntabwo kurumwe mwamenya se ko aho byaba byangirije cyangwa mu tundi duce biri kugwamo ko nta matungo y'abaturage ari kubigenderamo. Yes. Aya maginga rero hano hamukigiho cyinshi cyane. Nyanyo wumva network itameze neza, kuko hano izuba rivuye neza, no tufata network neza cyane. Ariko ntabwo twafite amakuru neza aho biri kugwa, ko niba biri kugwa ku nka z'abaturage. Ariko byanga byakunda n'ambe n'intone tutabimenye, kuko abanyenga bose baboneka kuzamukayo, abandi bari kuvayo bakora ibinyobwa bitambuke, ariko byanga byakunda turabimenya tu. Kubera ko network noneho turi kugufatisha bigoranye, tubwire nuko bimihagaze muri Bihambwe. Ejo bundi twumvise ejo twumvise hari umuturage warashwe n'isasu ryavuye haberaga imirwano aho ngaho za Nyamagambo. Bimeze bite muri Bihambweho? Ejo rero mu masaha 45 za mu gitondo
mu gitondo nkuko bisanzwe hari coalition muzi ko M23 yavuye hano bitikaniro cyane murabizi muzi ko M23 yavuye coalition itayikoma ihagera kompara ya uzi ko M23 yavuye hano coalition itayikoma yavuye kaniro rero coalition bamaze iminsi bari gushira abasoda za Gatare za Masisi murabizi cyane bava za Gisangani twari babwiye kuri Kedi Official Munyamabizi cyane ejo rero bari bashatse kuza kwataka aho bita mu Faransa kwa Agnes already abantu bazari kwa Agnes yo uvikaniro ushaka wakubitana kuri anteni ya Rubaya cyangwa se ukaza mu Faransa mu Faransa rero dufite force M23 kuri antenne ya Rubaya already force ziri antenne ya Rubaya nizo zigayidinze centre ya Rubaya na aba mu Faransa bagadenze already mema bagadenze ni centre ya Bihambwe rero coalition yavuye kaniro iza kwataka mu Faransa ntiyajya hehe ntiyajya mu Rubaya ntiyajya kuri antene za Rubaya noneho M23 yari kwa Agnes mu Faransa ntiyabarasira bareka bose baraza bose zabarashe rero uziko M23 ufite tekinike nyinshi n'abanyamibare bose zabarashe n'abanyamibare rwose murabizi cyane bose zabarashe nizari zivuye kuri antene ya Rubaya aho bita mu Gishusha kwa Colonel Gahizimenya mu musozi mu Muhazo mu musozi M23 yarashe coalition yari ivuye kuri antene yo kwa Gahizi kwa Fande Gahizi aho abari baje guterwa ntibabarasa urumva ko babaturutse inyuma n'abari baturuka imbere ejo kabisa urugamba rwa Paramagasa sindamenya babashwe ni bangahe ariko bitewe nuko nazamutse bwije mukanye gusubira Ibihambwe ningiye mandongera ndamuke turamenya babashwe ni bangahe mateka ni zingahe abapfuye ni bangahe kuko natwe Kedi Official naho dukunda kudona ko Kedi Official igitangaza ibintu yiboneyeho n'amaso ikazikeka n'amafoto ikazikeka n'amavideo yose murabizi kandi kari bisanzwe oya barabizi ntekereza ko mu biganiro byacu bitaha baraza kuba bumva bila provisoire ariko ngo hari umuturage isasu ryafashe di urabona ko mbonye nawe nani mu Faransa uko coalition ipfa kurasa ibonye irasa mu baturage hari umuturage ruvuye kwihahira imineka ku muhanda noneho urusasu ruva hejuru rumusanga aho biti mema ari babiri rumwe mukubita mu nda undi fragment zimufata mu mutwe n'abadamu bose barabadamu umwe mujyana ku bitaro akira mu bitaro mushaka serumu ahita yitaba Imana undi mudamu wa kabiri bari kumwitaho bamuhaye transfer kumujyana mu Rubaya kuko Bihambwe nta movement yabaho nziza cyane yo kwita ku barwayi ariko Rubaya ni kare ibitaro bikomeye cyane barabafasha baramuvura arakira Rubaya hari ibitaro bifatika cyane kabisa okay tugaruke kuri imirwano rero waru twihuse kugira ngo twumve n'uburyo bimeze hari azamema na za Gisuma mwumvishe ko M23 yahakoreye agatendo ariko ku rundi ruhande tugaruke muri bisasu biramutse ibisasu byari bimaze kabiri bidaterwaho muri Mushaki na za Karuba M23 muri kubona ifitiye gahunda yo ntagira atangira kubasubiza rwose M23 rero ni abasirikare n'ibibari agara abasirikare bakunda kurasa mu baturage murabizi no kutabasubiza bose bahari impamvu ariko ibi bombe batangiye bashenga mu gitondo guhera mu gitondo saa 9 kwa isiyo drone yanjye nangiri bomuze ko drone ya Kedi Official nayo itigikunda kuryama yamamagaye ukubona Sadek iri kumanuka n'abasoda benshi n'ibikoresho n'ibibunda ari ubuhoro saa 9 z'urukerera mu gitondo rero bakeneye kwa divasinga hara kwa Madimba no ku Negenero bakeneye kwa divasinga
basanga intare za Nsaramwe ziraryamye n'isa baracyakocona hano isake baracyarwana. Bivuze ngo muri Sake bari kurwana hanyuma imbunda za Muzinga zigasheringa aho ngaho za Mushaki na za Karu. Kabisa niko bimeze. Sake bari kurwana cyane kwa Madimba no ku Negenero niho bari kurwanira cyane nabo bakadusheringa hano hejuru. Nuko nyine bapfa gukurasagura mu bikuru gusa ariko hano Mushaki nta gisasu cyawe n'abaturage kandi bamaze kwasa nk'ibisasu nka 50. Ariko nta gisasu cyawe n'abaturage bameze neza kabisa. Ariko nabira byose birashira nta kidashira. Mukanya nari mbonye rwose bari kwandika bati za audio ziba zisirikira bavuga bati igihe M23 niramuka isubije biraza gukora ku baturage bari hano mu nkambi kuko nubundi zimbunda ngo baziteretse mu nkambi. Nari nkubajije Mukanya ni M23 nta kintu yari yabasubiza kweri cyangwa iracyakarikira uburyo aduyi ari gukoramo gahunda ze. Kose mbona kedi urabona ko FARDC nayo bikeneye kwicishije abaturage cyane no gutereka imbunda mu baturage. No kugira ko M23 igiraga urugwiro rw'abaturage no kugira batayisubiza. Rero abaturage nabo bari gutabaza ngo ati iyo mbunda bayikuremo ariko byanga byakunda ni M23 mara ukadiriya hiyo mbunda ihagaze neza katari mu baturage nzikira basubiza kabisa kandi barishwanyagura. Hanyuma Chimpaka hano ejo hari akanyamakuru nabonye aho muri Kongo na akanyamakuru gakurikirwa cyane kari kwandika ngo MV3 ngibiri harango mu birombe bya Rubaya ngicukura amawe y'agaciro. M23 tumara impaka nk'umuntu hari umuntu ukunze kuba hari gatanu kuri kagenzi kako ibanye gute n'abanyabirombe ni icukura amawe y'agaciro cyangwa ibirombe bifitwe n'abaturage. Iki nacyo kitubwire kuko ejo hari ikinyamakuru nabonye muri Kongo rwose cyakojeje baba muri bino cyandika ibintu bidahwitse bidafite aho bihuriye n'ukuri. Rwose bwana EKD muzi ko buri munsi ibinyamakuru bya Kongo bibeshye. Buri munsi turabanyomoza buri munsi. Noneho ngewe kimenyi nuko na network ziri mu binombe. Ariko uzagwa umwe mu baturage umwe cyangwa se batatu mukavugana akakwibwirira uko bimeze uko ngiye mbivuze. Wenda bagira ngo ni bya bindi by'ibinyamakuru bitangaza ibintu by'ibinyoma cyangwa se by'ukuri ariko rwose abaturage nibo bibereye mu kazi kabo. M23 umusuda bamubonyemo inzuko yafungwa bakamukatira kabisa. M23 umusoda wayo bamubonye mu birombe yafungwa bakanamukatira. Umukatira nta musoda wemerewe gucunga nta musoda wemerewe mu binombe nuko bakora security no gucunga ibyabo no gucunga imari zabo ariko kabisa ntago bemerewe kabisa ntago bemerewe kujya mu binombe numwe kabisa. Hanyuma dusoza twibutse ngo ibi bisasu koalisiyo iri kohereza muri Mushaki na za Karuba ngo biri kwitura hagana heading nubwo numvise ngo hari igihu cyangwa se ibihwa bituma mu byukuri mutamenya neza aho biri kwitura nibyo biri kwangiriza. Ubu biri kuva aho za Mugunga bikagwa Warumeneti azabunyura za Karubaho urabona ko hari agatari karekare cyane. Ubwo naho ndabimye aho biri kugwa ariko nizeye ko twamaze gufata amakuru cyane ko nta za Karuba ko nta kibazo biri kugwa mu mafamu y'abaturage no mu mirima z'abaturage no birayi ariko intanga za Mushaki zikora mu mafamu. Ariko iyo bari kubirasa gutya abaturage biba bimeze bite mu nsisiro ngaho za Mushaki babahagaze ku mihanda cyangwa babagiye muri kava nabo bakwihisha? Bose Kedina urabize umuturage abagize ubwoba abagiye mu kava abandi bagiye mu bafite amateriyo bihishe mu materiyo wenda bihishe kumva ko atagagara ku muhanda ibinyoga biri gutambuka kabisa nto byakunda no kuva ku muhanda ukajya ahantu bari kurasa mu furirizo se cyangwa bari gushyiramo katamoro hakaba nk'iminota nyingahe yacamo batarashe? Saa 11 niho bakubisaho mu furirizo. Nka 3, 4, 10 byego byari kuzamuka ubwo bugashamo pause bigatambuka bigatambuka. Ubu rwose turi ku isaha y'isa 2 bivuze ngo nubwo bari gusheringa ariko ntabwo bimeze nk'ibya nijoro cyangwa se nk'ibyo mu rukerera. Mu rukerera no byabikaze cyane ariko. Kubona abaturage bamwe babishe no mu matarashi bamwe batangiye kuvamo. So niba nta kindi rero wasangiza abakunzi ba KD Official reka tukore ko komeze uyatare ahubwo mu biganiro byacu bitaha uze kutuzanira inkuru mu byukuri isobanutse cyangwa se iremereye y'uburyo biraba bihagaze. Ntekereza ko uyu munsi turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako Mutaramu kandi rwose tugushimire cyane.
aha n'ubundi rero network rwose igiye, ariko iby'ingenzi mwabyumvise ko bitoroshye habe namba muri iriya misozi ya za Mushaki, iriya misozi ya za Karoba, aho ngaho za Rumeneti na za Bunyori, aho koalisiyo iri kwerekeza bya bikompora byabo, dore ko rwose ari ibisasu byatangiye mu rukerera nk'uko mubyumvise. Ariko mw'abantu mwe, aho M23 iraza kuba ikora cyangwa se isubiza, kuko simpamya ko biri buze kuba birangira bitya, muze kwitega ikitwa umuripuko wo ku rwego rwo hejuru, kuko buriya M23 nubwo mwumva bitangiye gucogora, byanga byakundana bigomba kugira ubutumwa iboherereza, cyane ko mwumva ko hano muri axe ya Sakeho bagerageje ndetse no kwa divasinga. Reka mbumvishe amwe muri aya majwi y'abaturage ba hano mu mujyi wa Goma, by'umwihariko abari muri axe ya Mugunga, muri ziriya nkambi, mwumve ubwoba n'impungenge bafite bitewe n'ibi bisasu koalisiyo iri kurasa, mu by'ukuri yateretse imbunda rwose muri ziriya nkambi. Bakavuga bati M23 niramuka idusubije cyangwa se isubije izi ngabo cyangwa se isubije izi mbunda, biraza kudushyira mu kaga gakomeye cyane. So reka dushyiremo aya majwi rero mwumve uko bimeze. Ntabwo byoroshye ibyo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ndio meza support meni moya na mimi niko hapa ku Antra Bilombe Mugunga. Problem mwana utandata na barazi tupavili sadu ya na Republika zina kama makaza ba deplacement na kwa problem. Utasikia tena mchana bombe tena zinalia kwa makaza ba deplacement na kwa shida ile tu. Halo grupe salama. Ewa nilikuomba sana kabisa, tunaona mara hapa watu yetu batatumalizisha. Mimi nakwambia hapa niko Muniva Rusayo, niko Mungambi, bika natoka karibu na sie kabisa, mfululizo vya mingi sana make hapa boga hawezi ona. Antukani hatari kwa mnatuombea, ni hatari kabisa hapa Rusayo. Bakibisukuma tena bakibisukumia huko, bakibajibia mage bitatusaga bitatumaliza marao. Antukani kutuombea sana sie ba deplace bije bako hapa Mungambi. Mnasikia fujo nyiko huko ni mingi sana. Umuturage ati aba batu yetu batatumarizisha, ate aba bantu bacu baraza kutumarisha mu gihe M23 yaramuka ibasubije. Ati kuko hano bateretse intwaro zabo, rwose biragaragara ko M23 niramuka irekuye umuriro, rwose abaturage turaza kuba rwose tuwumva. Nyamara bitari bikwiriye, tubibutse ko ari koalisiyo ya FRDC igizwe na Sadeke. Mwabyumvise ko n'imboni yanjye nayo yabajije imboni yayo iri mu mujyi wa Goma, iramubwira ati rwose ndabona Sadeke iri gutunda ibifaru n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nta mugayo. Ariko KD official twagiye tubabwira ikitwa preparation cyangwa se materialisho zimaze igihe zikorwa hano rwose za Mugunga, n'inyizo tumaze igihe tubabwira hano mu kibaya. Mw'abantu mu muri ruzaka muri iki kibaya tugiye kuba tunagarukaho, ntago byoroshye cyane, kuko hano aho bita Mugunga tubibutse ko imbunda zimwe ziteretse aho bita Samsamu, rwose ngo ni ikigo cya Sadeke gihari ndetse cyegeranye n'icy'abanyaromania. Ariko kweri Kongo Kinshasa na Romania iri hariya mu maminere. So rero ni ibitwaro byiganjemo bya bitwaro birasa mu ntera ndende, nibyo biri kwifashishwa magingaya, aho rwose koalisiyo ya FRDC iri gusheringa ku buryo bukomeye cyane muri iriya misozi igiye itandukanye yo muri axe ya Masisi, aho n'izindi ntwaro wumva ko baziteretse mu nkambi ya Rusayo. So turaza kugaruka no kubyiyi sharing cyangwa se kubyimirwano iri kuba yaba hano muri axe ya Sake, ariko munyemere dusimbukire hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, aho naho rwose ibintu bimeze nabi cyane, bitewe nuko rwose ikitwa Wazalendo ziri kurasagura Kenyegi ndetse zikabasha no kwiba abaturage bya hato na hato. So rero ubu tuvugana nimugoroba nibwo twakiriye amakuru ko hari abasirikare bashika hafi kuri batayo enye rwose zavuye muri Sud Kivu zikaza kurundwa muri iki kibaya cya Nyiragongo. Mw'abantu mwe mpora mbabwira nti iki kibaya ibizaberamo nuko byakira n'amaboko abiri cyangwa se no kubyakiza yombi, ndavuga kwa Bwana Kisekedi, kuko abasirikare ibikoresho bikomeje kurundwa hano ni byinshi cyane. Drone yanjye ubushize yagiye imbwira ati dore aba South Africa umubare n'uyu barurutse cyangwa se barandinze hano ku kibuga cy'indege, tukumva za ndege zo mu bwoko bwa
Antonov ziriho zipakurura amakompara n'andi masasa agiye atandukanye, tukababwira tuti nyamara za operation bita ngo ni generalize, za operation bita ngo ni revengeance de Leopard, rwose muzitege cyane uyu munsi wa none. Rero rwose byakomeye cyane kuko ubu tuvugana no muri axe ya Kanyabayonga umuriro watse. Kanyabayonga ariko yo ntekereza ko rwose uyu munsi wa none ikibazo cyayo kigomba kuba kirara cyavugutiye umuti, nyuma yuko rwose zimwe muri drone zanjye ziri muri karagace ziri kwemeza ko M23 kuba itarakoresha mwinama muri Kanyabayonga bidasobanuye ko aduyi yafunze imizigo. Aduyi muri Kanyabayonga yafuitinze, ikiriho cyo no gutegereza tukareba igihe M23 iraza kuba idekara ko Kanyabayonga ibaye tombe. N'umunsi mu byukuri wihariye uyu munsi wa none wo kwa kane, nekereza ko ari umunsi dushobora kuza gutanga ama breaking news. Mushobora kuza kumva tuvuga za Sake noneho aduyi bamugurukanye, tukumva wenda bamugejeje za Mugunga, dushobora kuza kumva hano Kanyabayonga yavuyemo. Rero nta kindi musabwa no kugumana na Kedi Official. Kugumana natwe rero no gukora subscribe ku utarayikora, ariko nawe wayikoze uracyafite homework yo gusharinga video zacu cyangwa se gusangiza abandi izi nkuru tuba twakoze, ndetse mutibagiwe no kuzipostinga. Buri ufite status wenda ya WhatsApp ikora cyane irebwa cyane, why not tutapostinga nk'uyu muri poko tuba dukoze muri iki gitondo di turi live hariya muri Masisi. Murumva ko rwose drone ya Kedi Official irahabaye cyane. Nta mpamvu rero rwose yo kudabwira abantu benshi cyangwa se isi muri rusange ibiri kubera muri iriya misozi ya Masisi. Mubabwire buryo ki coalition ya FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abaturage n'ibyabo, by'umwihariko mu duce M23 igenzura. Wabishyira kuri Facebook page, wagishyira kuri status nk'uko nari ndiho babwira, n'ahandi henshi yagiye atandukanye, yaba kuri za Instagram. Rwose burya uba wamaze gukora umuti ku mugani wa yamvugo. So mukomeze mubane na Kedi Official rero, ariko ku rundi ruhande munibuke gutera inkunga cyangwa se gusapotinga Kedi Official. Murabyumva ko iyi drone ibikeneye ibitoro rwose byo kwikura muri axe imwe ikajya mu yindi, kuko kuva Mushaki ujya za Bihambwe n'urugendo, kuva Bihambwe za Mushaki n'urugendo, kandi murabizi neza ko tugomba kuba tubagezaho amakuru atosoye. Si iyi drone gusa kuko tuzifite ahantu henshi yagiye atandukanye. Mw'abantu mwe nitujya tubabwira akagatangazo, mujye mugerageza kukumva cyane, mwumve rwose ko ari ukugira ngo turusheho kunoza imikorere, twirinda kubabwira ngo wenda Kisekedi ruramujyanye, twirinde kubabwira tuti yenda Mugunga bigenze gutya bitabaye. Impamvu nta yindi ni ukugira ngo izi drone zijye zibasha kugira kuri tere, ziturebere, zicunguze, ubundi ziduhe amakuru atariho ivumbi. So n'umutara mwanyu Ritadi Kedi rero, tuze gusura amasaha ari imbere. Bye bye.